Data wa twese ukiranuka, turagushimiye cyane, uhabwa icyubahiro. Tugusabye umugisha bwo tugiye kwiga ijambo ryawe, kandi njye n'abazumva kino cyigisho twese kizatugirira umumaro. Utube bugufi, udufashe, uduhire, utugire neza, mu izina rya Yesu, amen. Muvandimwe, nshuti nkunda, ndagusuhuje. Imana y'amahoro ibane natwe twese. Nk'uko tumaze gusenga twinginga Imana kugira ngo ibane natwe muri kino cyigisho, ubundi reka dukomeze kwingingira Imana cyane mu mitima yacu kugira ngo aya magambo atugirire umumaro. Rero bavandimwe, inshuti nkunda, turi mu gihe gikomeye cyane, igihe kibanziriza kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, kandi igitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe kiriya cyanditswe na Urian Smith, ho baravuze ngo, bavuze amagambo akomeye cyane, baravuga ngo twabishaka cyangwa tutabishaka, twaba twiteguye cyangwa tutiteguye, nk'uko umugezi n'ubundi utemba umanuka, ariko wagera ku gacuri maze ibintu byose byagiye bifatwa ku nkombe, ndetse n'ibintu byose byegera umugezi, maze umugezi ukabikukumura. Niko natwe uko umwaka utaha, uko umwaka ushira undi ugataha, niko turushaho kwinjira mu gihe gikomeye cyane kandi kibanziriza kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero abantu babishaka cyangwa se batabishaka, kuza k'umwami ko kuri hafi cyane kandi kuratwegereye cyane. Rero ni amahirwe, ni n'umugisha ukomeye cyane, ni n'ibyo gushimira Imana cyane kuba twebwe abantu bariho muri kino gisekuru giheruka, ndetse bariho muri kino kinyejana cy'abantu bangiritse cyane. Imana kuba yaraduhaye umugisha wo kuyihagararira ni iby'agaciro, ariko nanone byaba ibindi umuntu aramutse arwanije Imana, ndetse bikagiraho ajya mu ruhande rubi rw'abantu barwanya ubuntu bw'Imana, kuko turi mu gihe abantu bashobora kuzabona Kristo agarutse ku bicu, cyangwa se abantu bakamuhunga. Niyo mpamvu ubu ngubu bavandimwe dukeneye umwiteguro ukomeye cyane, dukeneye kuba imbere y'Imana cyane, kuko dukeneye n'ubuntu bw'Imana n'ubundi kuruta abantu bose babayeho. Rero muri uyu mwanya n'ubundi igitabo cy'ibyaduka byo mu isi imperuka igihamya cya 225 kigaragaza neza ko umwiteguro abana b'Imana bagomba kugira, n'ubundi uwo mwiteguro abantu b'Imana bakora buri munsi biga ijambo ry'Imana, kandi bagakomeresha kwizera kwabo amasengesho. Ni muri ubwo buryo rero n'ubu ngubu tugiye kwiga ibyanditswe byera, kugira ngo n'ubundi bikomeze kutwubaka, kandi kwizera n'ubundi kwacu dufite umwami wacu Yesu Kristo, n'ubundi tugukomeresha n'ubundi amagambo y'Imana. Imana y'amahoro rero ihabwa icyubahiro, kandi Imana ishimwe cyane. Tugiye gutangira dusoma amagambo ari mu gitabo cy'ibyaduka byo mu isi imperuka. Wenda mbere yuko mbabwira icyigisho tugiye kwiga, hari amagambo ari ku gihamya cy'178 kivuga ngo, niba mushaka kuzaba abera mu ijuru, mugomba kubanza kuba abera mu isi cyangwa se ku isi. Imiterere y'ingeso ukundwakaza mu buzima ntizizahindurwa n'urupfu cyangwa se umuzuko. Uzasohoka mu mva ufite za ngeso ujye ugaragaza iwanyu mu rugo, ndetse no mu bo mubana. Yesu nagaruka ntazahindura ingeso. Muri iki gihe nibwo umurimo wo guhinduka ugomba gukorwa. Imibereho yacu ya buri munsi niyo igena umurage wacu. Tugomba kwihana ingeso zo mico yacu no kunesha kubw'ubuntu bwa Kristo, kandi tugomba kurema imico myiza uhereye kuri iyi mibereho turimo yo kugeragezwa, kugira ngo tugaragaze ko dukwiriye kwinjira mu bikari byo mu ijuru.
muvandimwe, aya magambo arakomeye cyane. Muri iyi minsi hari igihe umuntu usanga buri munsi imibereho n'ubundi atsindwa, umuntu akagira ngo azatsinda ari uko umwami Yesu agarutse. Ntabwo bishoboka. Igitabo cy'inama inama zigirwa itorero volume ya 2 ni cya gitabo cya mbere cy'umuhondo, kuri page yaho 146 hari amagambo avuga ngo muzagisome. Hari amagambo avuga ngo ntabwo imico izahindurwa Kristo agarutse, ahubwo imico y'abatajuru igomba kubonwa uhereye ubu ngubu. Rero aya magambo aravuze ngo niba dushaka kuba abera mu ijuru, mugomba kubanza kuba abera mu isi, kandi imiterere y'ingeso ukundwakaza mu buzima ntizahindurwa n'urupfu cyangwa umuzuko. Uzasohokana mwumva ingeso ujya ugaragaza iwanyu mu rugo ndetse no mu mubana, cyangwa se n'abazasanga bakiri bazima. N'ubundi nta kizahindurwa ku ngeso kereka umuntu wiyegura Imana gusa, agakomeza n'ubundi gukundwakaza cyangwa se guteza imbere uruhande aherereyemo rwo kugaragaza cyangwa se guteza imbere imico y'uwo yakiriye. Rero reka dushimire Imana itwongereye aya mahirwe kugira ngo n'ubundi twongere twige kandi turebere mu ijambo ry'Imana n'ubundi imico cyangwa se ingeso tugomba n'ubundi gukundwakaza. Tugiye kwiga amagambo afite umutwe uvuga ngo ni bande bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, cyangwa se ikimenyetso cy'Imana kizashyirwaho abantu bameze bate. Reka twongere dushime Imana. Nyakubahwa Data wa twese ukiranuka, tugusabye umugisha wo kugira ngo udusobanurire neza abantu bazashyirwaho ikimenyetso cyawe, kandi twifuza kuzaba muri abo bantu. Kandi Data, tugusabye umwuka wera kugira ngo umurikire muri twe, utunganye ibidatunganye muri twe. Kandi Data, uduhe imibereho tudafite ubu ngubu, kuko twegereye ikigeragezo giheruka, ndetse twegereye igihe cyo kuzahagarara mu isi nta muhuza, kandi twegereye igihe gikomeye cyane cyo kuzahagarara imbere yawe. Turifuza kuzasanga amahoro, kandi turifuza kuzahagarara tudatsinzwe, dukomereshejwe n'ubuntu bwawe. Turagusabye rero kugira ngo ube muri twebwe, udushoboze kubaka imico, kandi kuko ari weho uyirema uyitera mu bantu bose bakumvira, turakwiyeguriye kandi tugusabye kuba muri twebwe. Kandi Data mwiza, twingingiye buri muntu wese uri kumva aya magambo ndetse n'uzayumva, kugira ngo twese tuzasange amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti muvandimwe, nk'uko twari tubivuze, tugiye kwigana amagambo avuga ngo mbese ni bande bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, cyangwa se ikimenyetso cy'Imana gishyirwaho abantu bameze bate, cyangwa se gishyirwa ku bantu bameze bate. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ndagira ngo wowe uri kunyumva ufate Bibiliya yawe, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, dusome igice cyaho ni icya 9. Igice cyaho ni icya 9. Hari amagambo avuga ngo abantu b'Imana bashyirwa ikimenyetso ku ruhanga. Mbere yuko tureba ibyo abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso ku ruhanga, igice cya 8 kigaragaza ngo yerekwa uburyo Imana ifuha. Igice cya 8 yikize neza ugaragaza uburyo hari ibizira byakorwaga muri Isirayeli, ni mu bwoko bw'Imana, ntabwo ari hanze yabwo, byakorwaga muri Isirayeli, none bikaza kurangira hari ikizira gikomeye cyane gikozwe, kikaza gutuma Imana itera umugongo icyari inzu yayo, cyangwa se icyari abantu bayo. Nuko reka dusome, wenda reka nyasome kugira ngo ntaza kuvuga nabi wenda aya magambo nyavuze mu mutwe. 15 igice cya 8 umurongo wa 15 handitse ngo, maze arambwira ati, mbese urabibonye mwana w'umuntu we, uraza kubona ibindi bizira bikomeye biruta ibi. Nuko aranjyana angeza mu rugo rw'imbere y'inzu y'Uwiteka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango w'igicaniro abantu bagera kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka, bareba iburasirazuba, kandi basenga izuba berekeye aho rirasira. Aya magambo arakomeye cyane. Hari ibizira byari byakozwe.
Uwiteka yari yabyihanganiye, ariko haje gukorwa ikizira cyo gusenga izuba abantu bateye umugongo inzu y'Uwiteka, biza gutuma Uwiteka mu gice cya 9 atanga itegeko ryihutirwa ry'uko abantu bagomba gushyirwaho ikimenyetso, noneho abandi bantu bakarimburwa. Hari marayika bagomba gushyiraho ikimenyetso ku bantu b'Imana, ariko uyu marayika n'ubundi yakoraga umurimo akurikiranye n'abandi bamarayika bagombaga kurimbura abantu bose batashyizweho ikimenyetso. Rero icyo tubonye aha ngaha nuko ikimenyetso cy'Imana kijyanirana nuko abantu bari gutera umugongo inzu y'Uwiteka nyuma yo gukora ibizira byinshi maze bagasenga izuba. Mbese kino kintu kirumvikanye? Imana ishimwe cyane. Ikindi ni igice cya 10 cya kino gitabo cya Ezekiyeli. Naho tuhiga ibintu biremereye cyane. Hari amagambo avuga ngo ubwiza bw'Imana buva ku rusengero. Wenda reka dusome nk'imirongo 2 ya mbere. Nuko ndareba maze mbona mu kirere cyari hejuru y'umutwe w'abakerubi hari igisa n'ibuye rya safiro rimeze nk'intebe y'ubwami. Maze Uwiteka abwira uwambaye imyambaro y'ibitare ati, genda ujye hagati y'inziga zikaraga munsi y'umukerubi, maze amashyi yawe yombi uyuzuzemo amakara y'ibishirira ukuye hagati y'abakerubi, uyanyanyagize hejuru y'umurwa. Nuko ajyamo ndeba, abakerubi bari bahagaze ku ruhande rw'iburyo rw'inzu igihe uwo muntu yinjiraga, maze igicu cyuzura mu gikari. Ubwiza bw'Uwiteka burazamuka buva ku mukerubi buhagara mu muryango w'inzu, maze inzu yuzuramo igicu, urugo rwabwo rwuzuramo kurabagirana k'ubwiza bw'Uwiteka. Yesu ashimwe muvandimwe. Aya magambo nayo arakomeye cyane nshuti. Ni ukuvuga ngo uyu mumarayika mu gihe akoragura murimo uremereye cyane Uwiteka yaravuze, bavuze ko mu buturo bwera ngo huzuyemo igicu, kandi ngo mu rugo rw'ubuturo bwera ngo naho ngo huzura kurabagirana. N'ubundi ibi ngibi bishushanya umurimo Kristo akorera hera cyane. Igihe Kristo azaba arangije umurimo akorera hera, muzasome ibyeshuwe igice cya 8, hari amagambo agaragaza neza ko mu rugo rw'ubuturo bwera hazuzura. Kristo azakubita icyotero hasi, ni icyotero cyangwa se imibavu ibirimo amasengesho y'abana b'Imana n'abantu bose basenga imbere y'Imana, azagikubita hasi. Noneho nuko mu buturo bwera hakuzuramo umwotsi, cyangwa se abantu hagasora amagambo yo muri Amosi igice cya 8:11, igihe abantu bazatangira gushaka Imana bakubita hirya bashaka ubuntu bw'Imana, ariko ubwiza bw'Imana buzaba bwavuye ahera. Icyo gihe umutambyi mukuru wacu azaba ari kwaturira ibyaha byacu kuri Azazeli, ndavuga mu rugo, kuko mu rugo niho honyine hazaba hasigaye kurabagirana ku bwiza bw'Imana. Umutambyi azaba ari kwaturira ibyaha by'Isirayeli kuri nyirabayazana Satani, maze abantu muri icyo gihe kizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Rero Ezekiyeli igice cya 9 tugiye kurebamo amagambo tugiye kwiga ni Ezekiyeli ibanzirizwa na Ezekiyeli igice cya 8. Ibizira bigenda bikorwa, maze hagakurikiraho gushyirwaho ikimenyetso, ariko umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso n'ubundi urangira muri Ezekiyeli igice cya 10. Imbabazi z'Imana zirangiye burundu, abantu b'Imana ibyaha byabo biri kwaturirwa kuri Satani, kuko Mikayeli azaba, cyangwa se umutambyi mukuru azaba ari mu rugo ari kwaturira ibyaha kuri nyirabayazana, maze mu buturo bwera huzuyemo umwotsi, abantu barimo bafite inyota yo gushaka Imana n'imbabazi z'Imana, ariko bizaba byarangiye ndetse batakizibona. Rero iyi ni Ezekiyeli ikomeye cyane, kuko murumva ko ari Ezekiyeli, cyangwa se ko ari igice kiri hagati y'ibizira biri gukorwa, cyangwa se byagomba gukorwa kugira ngo ikimenyetso cy'Imana gishyirwe ku bantu b'Imana. Hari ibizira uhereye ku murongo wa mbere w'igice cya 8 byari birimo bikorwa kugera ku murongo waho wa 18, maze ibi bizira biza gutuma Uwiteka yohereza marayika gushyira ikimenyetso ku bwoko bw'Imana. Ariko nanone ikimenyetso kirangira gushyirwa ku bantu b'Imana, n'ubundi ubwiza bw'Imana buva ku rusengero. Ezekiyeli igice cya 10.
Imana rero ihabwa icyubahiro. Ndatekereza iki kintu cyumvikanye. Noneho reka dusome amagambo makeya muri Ezekiyeli igice cya 9. Ezekiyeli itureba cyane. Ezekiyeli itureba cyane kuko umurongo wa 15 twasomye w'igice cya 8 hari amagambo avuga ngo maze arambaza ati mbese urabibonye mwana w'umuntu we? Uraza kubona ibindi bizira. Muri kino cyigisho turaza kureba ibizira bikeya uyu munsi none birimo bigenda biba, ariko nanone biteguriza irangira ry'imbabazi, ikimenyetso cy'uko uyu munsi none Uwiteka ari gushyira ikimenyetso ku bwoko bwe. Handitse ngo murongo wa 3 cyangwa se kadere kwa mbere, maze arangururira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi, umuntu wese afite intwaro yicara mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikazi, umuntu wese afite intwaro yicara mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye, maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Umurongo wa 3, nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu, maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Muvandimwe, uyu murongo wa 3 tuvuga ibintu biremereye cyane, n'ubundi bya bintu twarebaga. Hari ibizira bikorwa, maze nuko ubwiza bw'Imana bukava ku ngoro, cyangwa se bukava ku rusengero, cyangwa se ubwiza bw'Imana bukava ku muryango w'inzu, cyangwa se bukava ku bantu runaka, cyangwa bukava ku ishyanga. Nkuko tusomye ku murongo wa 3, nuko twanabisomye ku murongo wa 15 w'igice cya 8. Umurongo wa 4, nuko Uwiteka aramubwira ati genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso ku gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Babandi ababwira numva ati nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubita amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugirira ibambe, mutsembe umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere ku buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu y'Uwiteka. Aya magambo araremereye cyane inshuti, niyo mpamvu n'ubundi nanjye nifuza ko tuyagendamo buhoro buhoro tukiga aya magambo twitonze. Umurongo wa 3 watubwiye ngo nuko basanga ubwiza bw'inzu by'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu, maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso ku gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Aya magambo tugaragarije neza ko hari ibizira biri gukorwa cyangwa se muri kiriya gihe cyo gushyirwaho ikimenyetso, ariko n'ubundi ikimenyetso cy'Imana, kino kimenyetso kiri kuvugwa ngaha, hari abantu b'umwihariko bavuzwe mu buhanuzi bagomba gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Nubwo Ezekiyeli yabivuze, ariko yabivuze bigaragara ko hari abandi bantu byarengurizagaho bazaba ariho, kandi bagomba kuzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, kandi bagakira kubera ko bafite ikimenyetso cy'Imana. Abo bantu ni bande? Ese baba ari abayuda mu myaka ya mbere ya Kristo? Mbese baba ari abayuda bo mu gihe cya Kristo? Mbese baba ari abagorozi bo mu gihe cy'umwijima? Mbese baba ari bande? Iyo dusomye mu Byeshuwe igice cya 7 batubwira iby'abantu abari bo. Ibyeshuwe igice cya 7 batubwira aba bantu abari bo, bakatubwira n'igihe bagomba kubonekeraho, cyangwa se n'igihe abantu bagomba gushyirwaho ikimenyetso, igihe bagomba kugishyirirwaho, n'igihe n'icyo gisekuru cyari cyo. Yego, igice cya 7 cy'ibyashuwe umurongo wa 1 handitse ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga 4 yo ku isi,
kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyangwa ku kindi kintu cyose. Mbona marayika wundi azamuka ava mu ijuru, ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Arangurura ijwi rirenga, abwira ba bamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso, bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe, uko twatubaze kuyibona, twatubonye ko abantu bagomba gushyirwaho ikimenyetso ari abantu bo mu gihe giheruka, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ko aba bantu ko ari abantu b'umwihariko, ndetse ngo ni abantu 144 bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Ariko aba bantu, mu yandi magambo, wenda aba bantu tubonye ko ntago abantu bazabaho mu gihe, ntago babaho mu gihe cyashize cyangwa se mu gihe cyo hagati, ahubwo aba ni abantu bo mu minsi y'imperuka. Mbese ibi bintu wabyumvise muvandimwe? Abantu twasomye muri Ezekiyeli, twasomye ko bashyizweho ikimenyetso. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko aba bantu ari 144, ndetse ko ari abantu bo mu minsi y'imperuka. Kandi aba bantu, ijambo ry'Imana rigaragaza ko aba bantu ku rugamba bagomba guhangana n'inyamaswa ndetse n'igishushanyo cy'inyamaswa. Reka tubisome mu Byeshuwe igice cya 14 duhereye ku murongo waho wa mbere. Hari amagambo avuga ngo, nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagaranye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, bafite izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane. Kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya biziba 4 n'abakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu bantu, cyangwa se ngo bakurwe mu isi. Rero aba bantu nk'uko tumaze kubyiga nibo bashyizweho ikimenyetso. Kandi igitangaje, nk'uko nari mbivuze, ngo aba bantu ku rugamba bari bahanganye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nuko Ibyeshuwe igice cya 7 umurongo wa 13, umurongo wa 13 reka tuwurebe, n'uwa 14, wenda turajya no kwa 15. Hari amagambo avuga ngo, umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamubwira nti, cyangwa se ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Ngo nabavuye hehe? Nabavuye muri urya mubabaro mwinshi. Yego. Kandi uyu mubabaro ubwo ni Daniel 12 umurongo wa mbere, ni igihe nabanyuze mu gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Kandi uyu mubabaro mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'Ibyeshuwe muzakige, aho basobanuriye Daniel 12 umurongo wa mbere, baravuze ngo igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho ngo ni igihe cy'ibyorezo bizabigira ku mahanga yose. Mbese turi kujyana? Yego, Imana ihabwa icyubahiro. Yego. Aransubiza ati, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Aka kagingo nako turaza kareba turi gusoza, kavuga ngo bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababamba w'ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi,
kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabice cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Muri uyu murongo wa 14 tuhumvisemo amagambo aremereye cyane agaragaza abantu igihe bazaba bariho, ndetse icyo gihe cyari cyo abantu bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Handitse ngo 16 ntibazicwa n'inzara ukundi. Mu yandi magambo, aba bantu bagomba kubaho mu gihe kirimo inzara iteye ubwoba, cyangwa se bagomba kuzabaho mu gihe batazabona ibyo kurya, ndetse banabibona bakabibona byabaye ngombwa. Ntibazicwa n'inzara ukundi rero, kandi ntibazicwa n'icyokere ukundi. Mu yandi magambo, aba bantu bagomba kubaho igihe izuba rizaba riri kokesha abantu ubundi bubasha, ndetse ububasha bumeze nk'umuriro. Mbese bavandimwe, muri kumva abantu igihe bazaba barimo ari ikihe? Ntekereza ko mwatagiye kubyumva. Cyangwa icyokere. Ntibazicwa n'izuba ukundi, kandi ntibazicwa cyangwa icyokere, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amazi, cyangwa se amasoko y'amazi y'ubugingo. Rero ku bijyanye n'inzara, kugira ngo tumenye abantu abari bo, ibijyanye n'inzara, reka dusome amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 435. hari amagambo avuga ngo, ubu turimo turareba Ezekiyeli, ni igice cyaho cya 9 kiri hagati y'igice cya 8 ndetse n'igice cya 10, igice cyo gushyirwaho ikimenyetso. Ariko mu gihe mu isi hari ibizira, ndetse turi no kwegereza irangira ry'imbabazi, kuko igice cya 10 twabonye ko igice cya 10 cya Ezekiyeli kigaragaza uburyo imbabazi z'Imana, cyangwa se ubwiza bw'Imana buzaba bwavuye ku mukerubi, cyangwa se bwavuye ku nzu y'Imana. Irangira ry'imbabazi, intambara ikomeye, paje 435 n'isubi ya mbere. Handitse ngo, twatubonye ko abantu rero bazashyirwaho ikimenyetso. Ijambo ry'Imana ridutungiye agatoki ko ari 144, kandi bidutungiye agatoki ko ari abantu batazicwa n'inzara ukundi, ntibazicwe n'inyota ukundi, kandi ngo ntibazicwa n'izuba ukundi, cyangwa se ngo icyokere. Intambara ikomeye, paje 435 n'isubi ya mbere. Handitse ngo, igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere, kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, kwizera kutazacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba. Yesu ashimwe. Mbese muvandimwe, urumva aya magambo twasomye muri Bibiliya ngo ntibazicwa n'inzara ukundi. Mu yandi magambo, ku rugamba bahanganye n'inyamaswa, ndetse n'igishushanyo cyayo, ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma, ndetse n'ikiyoka byose, aba bantu bazagera igihe cyo guhura n'inzara, kuko bazaba babujijwe kugura no kugurisha, bitewe n'uko bazanga kunyuranya n'Imana, bakanyuranya n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bazabura umudendezo, ndetse bazabuzwa kugura no kugurisha. Ariko handitse muri Bibiliya ngo igice cya 7 umurongo wa 16 ngo ntibazicwa n'inzara ukundi. Mu yandi magambo, bagomba kugira kwizera kugomba kwihanganira inzara, kuko ku rugamba bazahura n'inzara. Reka isubi tuyisome. Igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere, kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, kwizera kutazacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba. Igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga. Yakobo yatsinze kubera ko yihanganye, kandi agafata icyemezo kidakuka. Intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Abazashika mu masezerano y'Imana nka Yakobo, kandi bakihangana nkawe, bazatsinda nk'uko nawe yatsinze. Abadashaka kureka inaringe ngo bababarire imbere y'Imana, basenga ubudasiba kandi basaba umugisha babikuye ku mutima, ntawo bazahabwa. Mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo, bafite ibyifuzo bibatsika kugeza ubwo imbaraga zibashiramo. Igihe imiraba y'ubwihebe itaboneshwa ururimi rwo kwisobanura, isuma yiswa ku muntu usenga. Mbega kwizera kwa bake gusa ngo kuraba, ariko gukomeza gushikama ku masezerano y'Imana. Aya magambo araremereye muvandimwe. Reka dusubire muri Ezekiyeli kugira ngo icyigisho cyacu
tutaza gutandukira ngo tujye kure yacyo, ariko aya magambo tugaragarije neza ko aba bantu b'Imana ku rugamba bazasakirana n'inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo. Aba bantu bagomba kugira kwizera gushaka kwihanganira inzara, kuko ibyeshuro 13:16 bazabuzwa kugura no kugurisha. Ariko ibyeshuro 16 umurongo waho wa 8, kubera ko 7 batubwiye ko baguma no ntibazongera kwicwa n'icyokere cyangwa se izubukundi. Ariko umurongo wa 8 w'igice cya 16 ugaragaza igihe izuba rizaba ryacanye ndetse icyokere abantu b'Imana kikabagiraho. Handitse ngo nuko marayika wa kane asuka urwabye rwe mu izuba rihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu botswa n'icyokere cyinshi batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago, ntibihana ngo bayihimbaze. Rero muvandimwe inshuti nkunda, abantu bazashyirwaho ikimenyetso tubonye muri Ezekiyeli ni abantu bo mu minsi iheruka, cyangwa se niba turi kubona ibimenyetso bigaragaza ko twamaze kwinjira mu gihe giheruka, ni abantu bariho muri iyi minsi iheruka ibanziriza ikigeragezo giheruka ndetse ibyago 7 no gutunguka ku bicu k'umwami wacu Yesu Kristo. Ubu rero twarebaga umurongo wa 3 w'igice cya 9, ariko umurongo waho wa 4 uravuga ngo nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso ku gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Ijambo ry'Imana ritugaragarije neza ko abantu bashobora gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ko ari abantu banihira ibizira biri muri Yerusalemu bikabatakisha. Mbese ibi bizira ni ibihe? Yesu ashimwe cyane muvandimwe. Ikibazo gikomeye cyane ni iki ngiki. Mbese ibi bizira bitakisha ubwoko bw'Imana ni ibihe? Mbese ibi bizira ni ibihe? Hari icyigisho cyasohotse muri 2023, ndifuza ko tuza gusangira aya magambo cyangwa se twumva ibi bizira n'ubundi nk'uko turimo tubyiga, tuza kurebana ibintu biri muri kino cyigisho. Ni icyigisho cyasohotse mu mwaka wa 2000 na reka tukirebe muvandimwe. Yego, ni icyigisho cyasohotse mu mwaka wa 2023 tariki 9 z'ukwezi kugira tariki 17 Nzeri 2023. Hari ikintu kirimo cyasohotse, ikizira kiremereye nk'uko twabisomye muri Ezekiyeli. Batubwiye ko hari ibizira bigomba gutuma abana b'Imana baniha bagataka mu gihe bari kubibona, kandi niko kuri ko umutima w'abana b'Imana n'ubundi ntago abana b'Imana banezezwa nuko bandi bari kurimbuka. Oya, ahubwo n'ubundi ibi bizira bigomba gutakisha ubwoko bw'Imana, maze abantu b'Imana bakajya ku mavi bakaririra ubwoko bw'Imana, cyangwa se bakarira abantu b'Imana bahoze ari abantu b'Imana, kuko n'ubundi ibyo turi kureba byose n'ubundi Ezekiyeli igice cya 9, aho kurimbuka cyangwa se kurimbura kuba marayika kugomba guhera n'ubundi ku bantu cyangwa se ku basaza bahora bicaye cyangwa se baba ku muryango w'inzu y'Imana. Kandi n'ubundi Ezekiyeli igice cya 8 ntago twabonyemo abisi, ahubwo batubwiye ko ikizira gikomeye cyane ari uko ubwoko bw'Imana bwateye umuryango urusengero, maze bugatangira gusenga izuba bureba aho rirasira. Rero intambara ikomeye hatubwira n'ubundi umusingi w'ibyo byose, cyangwa se fondasiyo yo kugira ngo abahoze ari ubwoko bw'Imana cyangwa se abantu ubwoko bw'Imana butangire gusenga izuba cyangwa se no kuramya izuba. N'ubundi fondasiyo nuko aba bantu bagiye bakomeza kwimakaza ibizira buhoro buhoro, maze bagenda boroshya ibizira biza kurangira bateye umugongo urusengero rw'Imana, birangira bari gusenga izuba. Umva uko byatangiye mu ntambara ikomeye 426. Handitse ngo ubwo umugaru uteye ubwoba uzaba wegereje. Uyu mugaru ni uwuhe? Uyu mugaru ibyanditswe byera bitugaragariza ko ari icyaha gikomeye cyane isi izakora cyangwa se abantu bazakora, maze bakihamagarira gucirwaho iteka.
cyangwa se bakaba bujuje igikombe cyabo. Ibi ngibi ukeneye kubisoma wareba igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni igihamya cyaho cy'ijana na cumi, 111 n'112, wasanga aho ngaho ko icyo cyaha cya nyuma cyangwa se ariwo mugaru uteye ubwoba ko ari itegeko ry'icyumweru, ikimenyetso cy'inyamaswa. Handitse ngo ubwo umugaru uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Katuye duhagaze gatoya. Ikibazo: abantu uyu munsi wa none cyangwa se bamwe bitwa ko babwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni bande? Ese ni abisilamu? Igisubizo ni oya. Mbese ni abagatulika? Igisubizo ni oya. Mbese ni ADPR? Igisubizo ni oya. Mbese ni abahe? Ni abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Yesu ashimwe. Muvandimwe, ntago ari ugusesera cyangwa se wenda kwinjira kuvuga itoro ry'Imana nabi, oya, cyane ko ndi umudivantiste umunsi wa karindwi. Ahubwo ijambo ry'Imana ryavuze ko ubwoko bw'Imana bugomba kurira cyangwa se bukanihira ibizira bikorerwa muri Isirayeli. Ibi bizira ni ibihe? Mbere ko tubireba, naringize ngo ubanze wumva aya magambo muvandimwe. Impamvu Abisirayeli basubiye inyuma bakagira aho batera umugongo urusengero rw'inzu y'Imana, impamvu ya mbere nuko ubutumwa bizera bwa marayika wa gatatu banze ko bubweza, cyangwa se banze ko ubu butumwa bubeza bo ubwabo. Handitse ngo ubwo umugaru uteye ubwoba uzaba wegereje rero, inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri, bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'abisi kandi bagahuza n'ab'imigambi, bazaba babona ibintu kimwe. Nshuti muvandimwe, none ijambo ry'Imana ko tubwiye ko aba bantu ntabwo ari abadivantiste umunsi wa karindwi muri rusange, ahubwo ni itsinda ry'abantu batigeze bezwa n'ubu butumwa ariko bakitwa ko ari ubwoko bw'Imana, cyangwa se bagifite izina ko ari abadivantiste umunsi wa karindwi. Rero amagambo nagiye kubasomera n'ubundi ari muri kino gitabo mbabwiye, icyigisho reka nsome titre yacyo, ni itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi, icyiciro cy'umuryango niyemeje kugenda n'umuryango wanjye, icyumweru cyo gusenga cy'umuryango, imiryango n'ubuzima bwo mu mutwe, tariki 9-16 Nzeri 2023, itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda. Muri kino gitabo rero nkubwiye muvandimwe, reka dusome ku icyigisho cya gatanu, yego, icyigisho cya gatanu, dusome kuri page yaho ya 40. Reka turebe page, ni page ya kangahe? 36. Iki cyigisho wowe unkurikiye nugikenera uzambwire nkikoherereze, nugikenera uzanyandikira umbwire ngo kiriya gitabo wasomyemo ari amagambo kimpereze, nzahita nkiguhereza. Muvandimwe, ntabwo mu by'ukuri kino cyigisho ntabwo ngikoze nishimye, ntabwo ngikoze ndi guseka, ntabwo ngikoze nezerewe, ntabwo nishimiye ko abantu bazimira bagatandukana n'Imana burundu, oya. Ahubwo mfite intimba ku mutima cyane, mfite umubabaro ukomeye cyane mu mutima, ndababaye kandi mpora nsengera abantu b'Imana cyane kugira ngo Imana ibakize. Reka dusome icyigisho cya gatanu kivango, ni ikihe kibazo gikomeye cyane ku butinganyi? Ubwo ni muri cya gitabo cyasohowe n'itorero, ngo byateguwe na Willy na Irene na Olive. Handitse ngo ni ikihe kibazo gikomeye cyane, ariko yego titre avuga ngo ni icyiciro cya gatanu kivango, ni ikihe kibazo gikomeye cyane ku butinganyi? Nawe utekereze abantu b'Imana kugira ngo bibaze ikibazo kimeze gutyo. Handitse ngo muzi n'uburyo imidugudu ikomeye cyane nka Sodomu na Gomora yarimbuwe cyangwa se yarimbutse kubera kino kibazo, muzi n'ibindi byinshi cyane. Reka dusome. Handitse ngo ni ikihe kibazo gikomeye cyane ku butinganyi? Ngo abantu bakuze mu itorero ryanjye bakunze kuvuga ko ubutinganyi ari icyaha.
nawe tekereza wumva umuntu witirirwa Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi agatangira avuga amagambo nk'aya ngaya, ndetse itorero muri rusange rigasohora igitabo kimeze gutya, bakakinyanyagiza mu bantu, maze abantu bakiga bakamiragura uburozi bumeze gutya. aho tekereze muvandimwe, mbese Bibiliya muzayiga ryari? muziga umwuka w'ubuhanuzi ryari? mbese muvandi igihe ko kiba kigenda kiducika abantu bapfusha igihe ubusa bamiragura ibintu nk'ibi ngibi. Afazari abantu bakwera bakaba abapagani, bakagaragaza ko batigeze banitwa abantu b'Imana, aho gusohora ibintu bimeze gutya. Ahantu hasohokeye igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, hagasohokera abakurambere n'abahanuzi, hagasohokera intambara ikomeye, hakanasohokera agatabo kameze gutya kuzuyemo uburozi bwica bumeze uku nguku. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo mu by'ukuri ibi bintu bishimishije, ni ibintu bibabaje cyane. Handitse ngo ni ikihe kibazo gikomeye cyane ku butinganyi, ngo abantu bakuze mu itorero ryanjye bakunze kuvuga ko ubutinganyi ari icyaha. Abyumvise? Kuko ibyaba ari icyaha, niba Imana yararemye abo bantu muri ubwo buryo. Imvugo y'ikiyoka, kuko n'ubundi antikristo nawe ni ukunguka avuga, kandi n'undi abantu barwanya Imana n'undi ni uku bavuga. None se niba ari weho mutwara mucyo, niba ari weho wakagombye gutanga umucyo ukamurikira isi, nawe ukaba utangiye kuvuga gutya, urumva ariko cyaba gisigaye mu isi. Nuko n'ubundi marayika agomba kuzinga amababa ye. N'ubundi ibyabaye mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa mbere, igihe abana b'Imana bifatanyaga n'ab'isi, icyabaye n'ubundi nuko hakurikiyeho kurimbuka. Nuko rero igihe habayeho ibizira bimeze gutya, n'ubundi habagomba gukurikiraho kurimbuka. Cyakoze abagorozi ntabwo ubugorozi bwarangiye, ubu protestant ntabwo bwarangiye. Aba protestant turahari kandi turacyahamya Imana, ndetse turacyamagana ibizira ku karubanda. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo kuko ibyaba ari icyaha, niba Imana yararemye abo bantu muri ubwo buryo, ntabwo Imana yigeze irema abantu muri ubu buryo. Itangiriro igice cya 2 umurongo 21 kugera ku 24 hagaragaza ko Imana yaremeye umugabo ikamuremera umugore, ngo bombi bakaba umubiri umwe. Kandi niyo mpamvu umuntu yasize se na nyina akabana n'umugore akaramata. Rero ntabwo Imana yigeze irema abantu muri ubu buryo. Ibi ngibi ni ibinyoma, ibi ngibi ni ibizira byinjiye mu itorero, kandi ibi ngibi bigomba kurangira. N'ubundi aba bantu bari kwandika ibintu n'ababigotomeye, n'ubundi bateye umugongo inzu y'Imana, bagatangira kuramya izuba. Nahangaha mugiye gusoreza muvandi. Intambara ikomeye bigaragaje neza ko ikintu cyitwa iteko ry'icyumweru, muvango ntago muzaruhuka, muvango ntago tuzaruka iteko ry'icyumweru. Iyi ntambara ikomeye yagaragaje ko muzakiruhuka, ndetse ko muzanabivugira ku ruhimbi, mugatangariza ku ruhimbi ko icyumweru ari umunsi w'Imana. Reka mbisome mu ntambara ikomeye 416. Handitse ngo abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse, kandi bakaba ari bo batuma Imana igiye guciraho isi iteka. Wabyumvise? Bazaba babiregwa n'abandi. Ni bande bazaba barega ibi birego? 427. Umva y'amagambo twasomaga 426. Ubwo umugaruto ubwo buzawegereje, inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Twabonye ko ari abadivantiste, abantu n'ubundi banze kwezwa n'ubu butumwa, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri. Bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'abisi kandi bagahuza nayo imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho, bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, aricyo ruhande rurimo benshi. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, aba ni bande? Aba ni babandi n'ubundi banze kwezwa n'ukuri. Bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Bazahinduka
abanzi bakomeye babo bizeraga kimwe, ngo maze ubwo abakomeza isabato bazajyanwa mu nkiko gusobanura kwizera kwabo, abo bahakanyi bavuye mu itorero ni bande? N'ubundi ni ba bantu bahoze bizera ubutumwa bwa Mariko wa gatatu ariko ntibahindurwe nabwo. Handitse ngo abo bahakanyi bavuye mu itorero nibo bazaba ari inkoramutima za Satani, zizabarega kandi zikabashinja zikoresheje amagambo y'ibinyoma no kubashyeshyariza ngo babateze abayobozi. Umva aya magambo muvande, ubu tumenye neza abantu bazaba bari gushinja ubwoko bw'Imana bari bo ni abantu bahoze bitwa ko ari abantu b'Imana. Hari igihe umuntu avuga amagambo nk'aya ngaya, ubwo nyine abantu bitwa ko ari abagorozi, ndavuga aya matsinda y'abagorozi, umuntu agahita yiteresha akavuga ati mbowe buriya ari kuvuga abadivantiste, uko biri kose twebwe ntabwo turi muri ratsinda. Oya, ibi byanditswe byera biravuga ngo abari mu isi bose bazayiramya keretse umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nubwo waruhuka isabato gute udafitanye isano na ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, utarihannye, reka nkubwire bizarangira uyiramije. Uyiramije. Ko rero igihe turi kureba abantu aba bahakanyi bazashinja ubwoko bw'Imana, tureba ibizira bari kuzana mu itorero, nshuti muvandimwe, nawe aho usengera wisuzume. Suzume, ushaka kubusengera mu bagorozi babandi bitwa abapoligame, abamonigame, abarakare, abasigaye, abakanasabata, aho hose igihe cyose udafitanye isano n'Imana uzayiramya, ndetse n'uyu munsi watangiye kuyiramya. Kandi bizasoza uyiramije. Rero bizasoza n'ubundi ku mpimbi aba bantu batangaje ko amategeko, iteko ry'icyumweru ko ari iryo teko ry'isabato, ko ari iryo teko ry'Imana. Umva ayo magambo, abakomeza isabato muri Bibiliya bazaregwa, kandi bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, kandi dusanze ko bazabaregwa n'abari abahakanyi bavuye mu itorero, ko ari bo babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse, kandi bakaba ari bo batuma Imana igiye gucira isi iteka. Ubwitonzi bwabo no gushikama byabo mu byo bizera bazabyita gukabya, kutava kwizima no gusuzugura ubutegetsi. Umva amagambo akurikiyeho, bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi. Wumve nawe, oya unyumvira amagambo, ngo bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi. Ubundi si ubutegetsi mbere hose bwari busanzwe butazi ko bahari, ariko kubera ko abantu bamaze guta Imana kandi bakeneye gukomeza kwitirirwa izina ry'Imana, bagomba kwiyegereza ubutegetsi, bagakora ikintu cyitwa igishushanyo cy'inyamaswa, maze bagahagurukira ubwoko bw'Imana. Umva aya magambo, handitse ngo bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi. Ababwiriza ngo ni abaki? Ngo ni ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi nk'ubwashyizweho n'Imana. Wumva ukuntu mugiye kuyobya abayobozi, mugiye kuyobya abayobozi b'isi, kandi nabo bari bakeneye ubugingo buhoraho, bari bazi ko ari mwe mucyo w'isi, mugomba kubereka inzira, kuko mwize ijambo ry'Imana mubana n'Imana. None mwatangiye kuzana ibizira mwatangiye birarangira mutera umugongo urusengero. Nshuti muvandimwe, ese aya magambo ndi gusoma hari ubwo ari ayanjye se? Ni mwe mwasohoye avuga ngo ni ikihe kibazo gikomeye cyane ku butinganyi, ngo abantu bakuze mu itorero ryanjye bakunze kuvuga ko ubutinganyi ari icyaha, kuko ibyaba ari icyaha niba Imana yararemye abo bantu muri ubwo buryo. Ntabwo Imana yigeze irema ibi bizira muri ubu buryo. Oya, ntaho tubisoma mu ijambo ry'Imana. Ngo ese Imana na Bibiliya byose ntibivuga urukundo? Mwumvise imvugo y'inzoka, ngo ese Imana na Bibiliya yose ntibivuga urukundo? Ngo none se kuki habaho ugutandukanya abo umuntu akunda? Ngo ese koko Imana isaba umuntu kubaho adakunda mu buzima bwe bwose niba yaravutse ari umutinganyi?
ndakubwiye ko ibizira ari Imana ari ibi ngibi ko ari Imana yabizanye. Niba ushaka kumenya ibi bintu neza, uziga ibyarimbuje imidugudu 2 Sodomu na Gomora, uzabyige neza. Birabaje muvandi ngo ibi bisa naho ngo ari akarengane, ubwo iri torero cyangwa se aba bantu nabuze uko mbita aba bahakanye bari kurengera abatinganye, ngo niba ari mibereho ngo babayeho, ngo ibi bisa naho ngo ari akarengane, ngo weho bitekerezaho iki? Umva rero muntu nyumva, reka nkubwire muntu nyumva, niba ukeneye ubugingo buhoraho, ikubite imbere ya rutare, agushenjagure, umenekere imbere ye. Ndakwinginze nawe unyumva, usanzwe wizera Imana, ndetse uri no muri abantu nanjye nibo mbarizwamo iri tsinda rya Adventiste umunsi wa 7, nanjye niryo mbarizwamo. Suzuma kwizera kwawe uko ugenzurishije ibyanditswe byera. Ndi gusoma kuri page ya 36 muri cya gitabo nababwiye cya cyumweru cyo gusenga, amagambo nari mbere kusubi ya mbere. Ibi ni ibizira muvandimwe. Ejo bundi niteko ry'icyumweru riraje, kandi naryo muzisanga muri kuramya inyamaswa, kubera ko mwatangiye mwimakaza ibizira buhoro buhoro, bizarangira n'ibindi mubikoze. Nese ubundi ni iki mutakoze? Oya, ni iki mutakoze ubundi? Amategeko y'ubuzima bijyanye n'ubuvuzi mwararimbuye. Oya, abantu bari bashaka kurengera umudendezo w'umutima nama wabo, kandi bakumva bakeneye kuramya Imana mu byisanzwe no kumvira Imana, mubitabaka n'abasazi. N'ibindi biraje, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana ko ibintu nk'ibi bigenda birushaho kuba, kugira ngo n'ubundi ubwoko bw'Imana turushaho kubona ko turi mu gihe giheruka. Reka ngusomere kino kinyamakuru, umva aya magambo muvandi. Ikinyamakuru Igihe ni icy'uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa 8 2024, cyasohotse munsi amagambo avuga ngo ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa FDA cyemeje ko urukingo rwa HAM2 rusanzwe rukoreshwa mu kwirinda smallpox rushobora guterwa abantu bo mu bihugu bisanzwe byibasiwe n'ubushita bw'inkende. Wabyumvise? Wumvise ko urukingo rwabonetse rw'ubushita bw'inkende? Ubwo rero abantu bakeneye n'ubundi gukomeza kurinda ubuzima bwabo, birinda, muraje mukomeze mubitabaka kuko batumvira amategeko ya leta. Rero nshuti muvandimwe, iki cyigisho ntabwo ngikoze ngamije wenda ngamije gusebya itoro cyangwa se gusebya systeme y'itorero. Oya, ahubwo nshuti muvandimwe, ijambo ry'Imana ryatugaragarije neza muri Ezekiel igice cya 8 ko bitewe n'urukurikiranwe rw'ibizira bikomeza gukorwa, abantu bakomeza gukora ibizira buhoro, bizagira abantu bakisanga imibereho yabo ari ibizira, kandi bagasanga gukora ikizira kiremereye cyane kiruta ibindi aricyo gutera umugongo urusengero rw'Imana, bakareba bagatangira kuramya izuba naho rirasira. Abantu bazisanga ariyo mibereho, kubera ko imibereho yabo ya rusange ari uko n'ubundi ari ibizira, kwimakaza ibizira. Muvandimwe, ibi bizira mukomeza kwimakaza, n'ubundi amaherezo muzisanga muri kuramya umunsi wa mbere w'icyumweru, kandi mukitwa ubwoko bw'Imana. Muvandimwe, ndakwinginga cyane
ndakwinginga cyane kugira ngo usuzume urebe urufatiro rw'imyizerere yawe. Intambara ikomeye, paje 431, hari amagambo aremereye cyane avuga ngo, umva aya magambo: igihe Imana yava ku ishyanga ry'abayuda, abatambyi na rubanda ntibabimenye, nubwo bari bari mu butware bwa Satani, babaswe n'ibyo bararikiye biteye ubwoba, nyamara bari bagikomeje kwibona nk'abaturanijwe n'Imana, bakomeje imirimo yabo yakorwaga mu buturo buziranenge. Ibitambo bigatambirwa ku ntambiro zihumanijwe, kandi uko bukeye n'uko bwije imigisha mvajuru igasabirwa ubwoko buriho urubanza rw'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana, ari nako bashaka kwica intumwa n'abigishwa be. Nuko rero ubwo umwanzuro ntakuka wo mu buturo buziranenge uzatangazwa, maze isi yose igatangarizwa icyo yagenewe bidasubirwaho, abatuye isi ntibazabimenya. Amadini azakomeza kubabwamo n'abantu bamaze gukurwaho umwuka w'Imana, kandi umuhati wa Satani uwo umutware w'abadayimoni azabashyiramo kugira ngo basohoze imigambi ye y'ubuhendanyi uzakomeza gukoreshwa nk'aho bakorera Imana. Umva aya magambo muvandimwe, oya umva aya magambo: no kuramya ibizira, n'igihe abantu hari mu bizira bazajya bakomeza kugira ngo bari gukorera Imana, bazajya bakomeza kwibona nk'abantu hari munsi y'ubutware bw'Imana, kandi bari mu bizira ndetse bari kwitegura gutera Imana umugongo burundu. Nshuti muvandimwe, ndakwinginga, ndabizi ukunda Imana, ndabizi ntabwo ufata ibihe byawe byo kujya gusenga ku isabato, cyangwa se indi minsi y'amasengesho, cyangwa se indi minsi ufata Bibiliya iwawe ari uko wanze Imana. Oya, ukunda Imana. Ariko muvandimwe, ongera usuzume uburyo wowe n'Imana mubanye. Ongera usuzume fondasiyo y'imibanire yawe n'Imana. Mbese kuzi kugenzura ko iwawe ibyo kurya byashize? Kuzi kugenzura ko abana bawe bagiye ku mashuri, cyangwa se ko minerivare yabonetse yabo? Kuki utashobora gusuzuma urufatiro rw'imyizerere yawe? Njya nshima abantu, hari abantu rero bakaba bati twebwe n'ubundi twe nta bugingo buhoraho dufite, twebwe n'ubundi twe dusanzwe turi abapagani. Burya bene uwo muntu ni mwiza cyane imbere y'Imana. Umuntu uzi ko neza n'ubundi asanzwe ari umupagani, ntangwa n'uwo nguwo imbere yawe muvandimwe. Ndakwinginga cyane, none se uyu munsi bizira bikomeje kwisukiranya, insengero zirafunzwe musengeramo, n'ibindi n'ahandi muteranira. Hari n'abatayi kubyita ngo ni akarengane da, ngo twararenganijwe. Oya, Imana yatanze amahirwe kugira ngo usuzume kwizera kwawe. Hagiye kuzaza ibindi bintu biremere biruta biriya, kandi ugomba kuzabitambukamo wambaye gukiranuka kw'Imana. Niki Imana igushakira muvandimwe? Mbese iyo ubonye Imana yemeye ko insengero zifu, mbese abayobozi b'isi bafunga insengero ari uko barusha Imana ubutware? Imana yemera ko biriya bikorwa bibaho kugira ngo iguhe amahirwe yo kwicara iwawe, wowe n'umuryango wawe, mwiga ibyanditswe byera. Mwiga ibyanditswe byera muvandimwe. Handitse ngo, murongo wa 4, nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose, bikabatakisha. Oya, uretse kwareba ku magurupe ngo barayobye, insengero zabo barazifunze, n'ubundi barapfapfanye, n'ubundi ntabwo barakigira Imana. Ubundi uretse kwandika ku magurupe mugaterana amagambo, namwe mwitwa ko muri ubwoko bw'Imana, mugaterana amagambo, wari wafata umwanya wo gupfukama ngo unasengera abo bantu uzi neza ko bari kuzimira? Abo wita ko bayobye ko bari kuzimira, wari wabasengera? Ariko icyo uzi ni ukujya ku karubanda ukabandarika, ntabwo uzi kubaha inama, ntuzi guha inama abantu, uzi kwandika gusa ngo barayobye, n'ubundi byari byaragenze gutya, ati rwose n'ubundi. None se we ubarushije iki se wewe? Ijambo ry'Imana rigaragaje neza ko nawe witwa kuri umwana w'Imana. Kugira ngo ushyirweho ikimenyetso, ugomba kuba ufite wa mutima wari muri Kristo wo kugirira impuhwe abarimbuka, abazimira. Imana igufashe rero tugana ku musozo,
tugana ku musozo, reka dusome amagambo nkunda cyane, ari mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe. Igitabo ubutumwa bwatoranijwe ni volume yaho ni ya mbere, cyigisho cya 55, muzayasangamo amagambo afite titre ivuga ngo kwizera ishingiro kugusohorezwa isezerano. Amagambo ndayakunda cyane, ari mu cyigisho cya 55, ko yakondi gukoresha igitabo cya soft. Ubwo mbarangiye nyine icyigisho ndetse n'agasabutaye tukavuga ngo kwizera igishingirwaho kugusorerwa isezerano. Muzashakire muri icyo gice cya 55 ni volume ya mbere. Hari amagambo avuga ngo ahatari ubuntu bwa Kristo umunyabyaha nta byiringiro aba afite, ntacyo ashobora gukorerwa, ariko kubw'ubuntu bw'Imana ahabwa imbaraga y'indengakamere igakorera mu bitekerezo, mu mutima no mu mico ye. Iyo umuntu yakiriye ubuntu bwa Kristo bituma abona icyaha muri kamere yacyo mbi, hanyuma kikirukanwa mu mutima we. Ni kubw'ubuntu bwa Kristo dushobora kugirana umubano na Kristo no gukorana nawe mu murimo wo gukiza abandi. Kwizera nicyo kintu Imana yabonye ko ari ngombwa kugira ngo isezeranire abanyabyaha imbabazi. Amagambo akurikiraho: atari uko hari ikintu kwifitemo kwizera gituma ugifite aba akwiriye agakiza, ahubwo ni ukubera ko kubasha gusingira ibyo Kristo yakoze ari byo muti wateganirijwe icyaha. Amena. Kwizera gushobora kugaragaza kumvira gutunganye kwa Kristo mu cyimbo cy'ibicumuro n'amahumane by'umunyabyaha. Iyo umunyabyaha yizeye ko Kristo ari umukiza we bwite, ubwo nibwo Imana ikurikije amasezerano yayo adakuka imubabarira icyaha cye kandi ikamutsindishiriza ntacyo atanze. Umuntu wihana abona ko gutsindishirizwa kwe kuzanwa n'uko Kristo nk'umucunguzi we kandi umwishingizi we yamupfiriye, kandi akaba ari nawe mpongano ye no gukiranuka kwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rero ishimirwe n'ubundi ko yaduhaye kwizera, nako ko yaduhaye Kristo, kandi binyuze muri Kristo umunyabyaha ashobora gusingira agasingira ubugingo buhoraho binyuze mu gitambo cy'uwamanitswe i Karuvari. Igitabo abakurambere n'abahanuzi ni kuri page ya 619. Ndasomaho amagambo makeya cyane kuko ntifuza kubarambira, ndetse hari byinshi navuze ko twari kuvugaho ariko birangiye tutavuzeho. Ubwo Imana nidushoboza tuzakora ikindi cyigisho n'ubundi tuvuga kuri iyi ngingo. Hari amagambo avuga ngo uyu mugabane w'ibyabaye mu mateka ya Dawidi wuzuyemo ibintu by'ingenzi ku munyabyaha wihana. Ni rumwe mu ngero Yesu ashimwe ngo ni rumwe mu ngero zikomeye twahawe rugaragaza intambara n'ibigeragezo abantu bahura nabyo, ndetse no kwihana nyakuri ku Mana no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mu bihe byabayeho byose, iki gitekerezo cyabaye isoko yo gukomezwa ku bantu babaga batsikamiwe n'umutwaro w'icyaha cyabo nyuma yo gucumura. Iyo abana b'Imana ibihumbi n'ibihumbi bagushijwe mu byaha babaga benda kwiheba, bibukaga uko Imana yemeye kwihana no kwatura kwa Dawidi ataryarya nubwo yababajwe ku bw'ibicumuro bye, bityo nabo bagiye bagira ubutwari bwo kwihana no kugerageza kongera kugendera mu nzira amategeko y'Imana abayoboramo, kandi aba nabo barababariwe. Rero Imana yacu muvandimwe n'uyu munsi ifite imbabazi, ndetse n'ubu ngubu Kristo arimo arakomanga ku rugi kuko yifuza ko umukingurira akaza muri wowe mugasangira, akaba muri wowe
akagendera muri wowe by'iteka ryose. Mbese iri rarika uraryakira nshuti? Mbese iri rarika urumva urikeneye nshuti? Niba urikeneye, reka ufatanye nanjye mu isengesho dusoze dusenga kandi twinginga umwami Yesu kugira ngo aze muri twebwe kandi abe muri twebwe by'iteka ryose. Reka dusenge Imana. Nyakubahwa data mwiza ukiranuka, turagushimiye cyane, uhabwe icyubahiro. Uraducyashye, wongeye kuduhishurira ibizira twakomeje kwimakaza mu itorero, ndetse uyu munsi wa none itorero ryacu rikaba ryimakaje ibi bizira, ndetse bikaba binakomeje gusohoka mu nyandiko byigishwa binyanyagizwa hirya no hino, ndetse abantu ubungubu bakaba bakomeje kwatura bo ubwabo ko ari abatinganyi bakora ibintu runaka, ndetse n'ibindi bizira byinshi cyane mu bagize umuryango wawe. Turakwinginze nyakubahwa Mana yacu kugira ngo utange imbabazi kandi utubabarire. Rero twicishije bugufi ku birenge byawe kugira ngo umwuka muziranenge n'ubundi akomeze kwahura inkota, maze akomeze gutandukanya icyaha n'ubugingo bwacu. Kandi dusabiye umugisha abantu bumvise ayo magambo yawe n'abazayumva, kugira ngo twese dufatanye n'Imana kurwanya icyaha. Nyakubahwa, uduhe umwuka wera. Ubwo duhagaze mu isaha ikomeye cyane y'umwijima, udushoboze kuba imuri data mwiza. Nubwo umwijima wanze ugakomeza kuganza, ndetse bikaba bigaragara ko umwijima ugiye kuganza umucyo, nyakubahwa, udushoboze kumurika, udushoboze kurabagirana data. Ibizira ni byinshi, ibizira by'amakorari y'abanyamahanga aza ku ruhimbi akaririmbira ku ruhimbi rwera, ibizira biturika impande zose, ibizira by'uburyo bwinshi data mwiza, ndetse ubupagani bwinshi bwakomeje kwerekeza isi myirimbukiro. Ibyo byose uyu munsi wa none byimakajwe mu bwoko bwawe. Turakwingiza cyane nyakubahwa kugira ngo utabare kandi udufashe kugira ngo tuzahuke. Nyakubahwa, ntabwo twifuza kuzarangiza urugendo nabi, ahubwo turifuza kuzarangiza uru rugendo tunesheje nk'uko watugiriye icyizere. Nuko rero uduhe urukundo rukomoka kuri wowe rwo gufatanya kurwanya icyaha, kandi utabare abisirayeli ba none, baba bari kuzimira ubatabare data, kandi n'abahumutse nabo ubashobore kubera urumuri n'umucyo ndetse n'impumuro nziza abari gukomeza gutakara, kugira ngo twese tuzagira amaherezo meza. Nuko urakoze, turagushimiye, kandi ijambo ryawe uzakomeze kurikurikirana kugira ngo rizagire umumaro data. Uzaryumva wese azakizwe n'uyu muti uvuye i Galeyadi. Icyubahiro ni icyawe data mwiza, urakoze kandi uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen.